Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Dushimiye Imana ko twaramutse amahoro, turahumeka, turiho, dufite igihugu, dufite umuryango, dufite ubuzima. Imana ishimwe. Nkwibutse ko kuba uriho ari cyo gishoro cyawe, byaba byakunze, byaba byanze, uba ugifite amahirwe yo kubikosora. Ijambo ry'Imana rikakubwira ngo niyo mpamvu kiri kreti. Ni ukugira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye, ukiranukire Imana, nawe wihane. Wowe wihannye wambara imbaraga, kuko kuba uriho ni igishoro cyo gukorera Imana, ni igishoro cyo gukorera urugo rwawe. Bwa bukire uhora urota wabugeraho kuko ukiriho. Uwiteka Imana ibyo yakuvuzeho haracyari ibyiringiro byo kubisohoza kubera ko ukiriho. Iki ni ikiganiro umutsima wa buri munsi tuzinduka dufata ijambo ry'Imana tukarirya, tukarikenyereraho, tugahaguruka tukajya mu kazi, tugahaguruka tukajya gushaka akazi, tugahaguruka tukajya mu nshingano zacu zitandukanye dufite imbaraga. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'iki gitondo, aho tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Yesu yaturemyemo amashami tugira izina. Umwami Yesu Kristo yaturemyemo amashami tugira izina. Mu yandi magambo, twashibutse muri Yesu Kristo kubera izina rye rifite imbaraga, ritegeka isi n'ijuru n'ikuzimu hararitinya, bituma natwe dushibuka muri ayo maraso tugira izina, turakomera. Reka tubirebe muri Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 10. Petero wa mbere ibice 2 ku murongo wa 10. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Dusubiremo. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Akira neza ijambo ry'Imana. Yesu yaturemyemo amashami tugira izina. Ndagira ngo nkubwire ko nta zina twari dufite. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Umuntu utarakira Yesu Kristo nta buzima. Ni ukugenda ariko utariho. Ariko umurimo Yesu Kristo yakoze ni umurimo ukomeye. Ni umurimo wo kuduha izina, ni umurimo wo kuduha ubugingo. Akemera kwikorera imibabaro yacu, akatubera shoka abuzoba, ibibazo byacu akabyikorera ku mutwe. Aduha kubaho. Uyu munsi rero ufite izina nawe. Ntacyo wari cyo. Uyu munsi uritwa diyakoni. Yesu iyo atajya ku musaraba ngo abambwe, apfe azuke, wari kuba uri kudiyakona hehe? Uyu munsi uritwa umushumba, uyu munsi uritwa umukristo. Iryo zina ry'ubukristo ni izina ry'icyubahiro rikomeye. Uyu munsi wari kuba witwa umukristo wa hehe, wo kwande? Kuba turiho, kuba tugenda. Yesu yatugize abagabo. Yesu yagiye avugana nawe ibintu byinshi arabikora. Ha Yesu icyubahiro. Uyu ni wa Yesu wakubwiye ngo nzakurinda, nkakunyuza mu ntambara uvamwo amahoro. Impanuka ziraba uvamwo amahoro. Ujya kwa muganga kubyara uvayo amahoro. Kubera ijambo rya nyiri ijambo, izina rikomeye twashibutsemo. Ushibuka mu izina rifite imbaraga, rirakwampawaringa nawe ugira imbaraga. Ubwira umuntu urwaye ngo Imana iragukijije, umuntu agakira. Uhanurira umuntu ikintu kigasohora. Usoma ijambo ry'Imana abantu bagafashwa. Nawe wamenye kwambara inkweto, ipantaro, nawe urasobanuka, uriga, urasirimuka. Izina rya Yesu rero ryaduhaye gushibuka. Dushibuka kuri Yesu Kristo, tumera ku maraso ye, tuba abantu bazima, tuba abagabo bo guhamya izina rye no kuvuga imirimo ye. Muri iki gitondo nifuje kukugezaho ubutumwa buvuga mu mwanya wo kwicara tukibuka umurimo Yesu Kristo yakoze ubwo yatsindaga urupfu. Gutsinda urupfu kwa Yesu birasobanura ko natwe tugomba kuba abizera, tukagira imbaraga, tukizera gutsinda Satani. Mu kazi kawe ukizera gutsinda Satani, ukarwanya ibishuko.
mu rugo rwawe ukigisha abantu ijambo ry'Imana, abantu bagakunda Imana, ukavuga ubutumwa uhereye iwawe. Abana bawe bagomba gukunda gusenga, umugabo wawe agakunda gusenga, umugore wawe agakunda gusenga, utiriwe utanga amategeko menshi kuko babikubonaho. Ese ujya ugira umwanya wo kwibuka umurimo Kristo yakoze? Ujya ugira umwanya wo kwibuka ko kuba uri umugabo ari ukubera izina rya Yesu, ari ukubera umurimo Kristo yakoze? Umurimo Kristo yakoze uzi ko ari we utumye uri umugore, uzi ko ari we utumye uri umwana. Kuba witwa umunyeshuri, uzi abantu bitwa ibirara. Kuba utari umusinzi, kuba utari umusambanyi, kuba iwawe bataza kuhashakisha ibyuma ahubwo bakahashakira ubuzima. Kuba uzi gusoma Bibiliya, kuba urangije kaminuza, uwo ni umurimo wa Kristo. Mu buzima ntabwo uzabona ibyo ugeraho ngo ubifate nk'ibisanzwe, ngo uvuge ngo byagombaga kubaho. Ntabwo ari nature ibikora, ntabwo byikora, ahubwo Kristo yakoze umurimo mugari muri twebwe. Nkunda Petero cyane. Yesu amaze kumucungura akamusigira umwuka wera, yabaye umugabo wo kumuhamya. Aramuhamya, abwiriza amateraniro manini, abwiriza abantu ibikorwa by'urukundo, arwanya ubukene mu bakristo yari ashumbye, yigisha abantu gusenga, gukorera Imana umurimo. Birakwiye rero ko ubuzima bwawe buri munsi buzajya bugaragaza umurimo Kristo yakoze muri wowe. Iryo zina Imana yaguhaye aho ukora hose akazi, mu nzego zitandukanye, iryo zina Imana yaguhaye mu murimo wayo, iryo zina Kristo yaguhaye mu isantere y'ubucuruzi aho ucuruza, mu mwanya wo guprofita ibyo Kristo yagukoreye, ukabivugisha ubutumwa bwiza. Mwene data uri kunyumva, mushiki wanjye, si umwanya wo kwiyandarika mu itabi. Hoya, va mu itabi. Si umwanya wo kwiyandarika mu nzoga, si umwanya wo kwitesha agaciro mu magambo adakwiriye, mu bagore, mu businzi, mu busambanyi. Ahubwo ubuzima bwawe nibuhamye umurimo Kristo yakoze muri wowe, ukiranuka hose, wera imbuto, uba maso, usenga, wita ku nshingano zawe. Abana bawe bagomba gusa n'abana b'umukristo wakiriye Yesu, bakagira isuku, bakajya ku ishuri, bagahabwa ibikoresho, kandi ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Tugomba gusa n'igiti twashibutseho Kristo, urutare rutanyeganyega. Imivugire yacu, imirebere yacu, imikorere yacu. Muri iki gitondo rero narinda nzanywe no kukubwira ngo dufatanye dushimire umugabo witwa Yesu Kristo umurimo ukomeye yakoze muri twe. Kuko kera ntabwo twari ubwoko, ariko umwenda wari ukingirije ahera utabutsemo, tugira access. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo ugiye muri kampani, abantu bakora akazi, usangamo serivisi nyinshi. Tuvuge kampani itanga inguzanyo, amafaranga. Ukajya ku muntu wa mbere akaba afite right cyangwa ububasha bwo kukwandika gusa kuhageze. Uyu muntu akakohereza ku muntu wa kabiri, noneho ushinzwe kwandika icyo uri gushaka, kuri gushaka inguzanyo. Nawe akakohereza ku wa gatatu, kuko ugomba nawe kwandika noneho umubare w'amafaranga usaba n'ibyangombwa byawe. Akakohereza ku wa kane utunganya dosiye yawe, akayohereza ku wa nyuma ufite right yitwa kwapuruva cyangwa kwemeza ubusabe bwawe. Bene data, abantu bararutana, abatware bararutana, abami bararutana. Nguyu umwami uruta abandi bami bose, wagize ububasha, agira access, agira puruvo ku bugingo bwacu. Haleluya. Agira puruvo ku mbaraga z'umwuka wera, Imana ishimwe. Agira puruvo ku bubasha bwo kubaho, agira puruvo gutuma ubaho, ibyakwica bihari ukabaho, ibyahiga ubuzima bwacu bihari tukabaho. Uyu ni Kristo wabitsindiye, aduha ubuzima bw'iteka. Mu isi turanditse ko tugomba kubaho kugeza igihe cyo gutaha kigeze, ariko no mu ijuru turanditse muri cya gitabo cy'ubugingo cy'abagomba kuzabaho iteka. Umwenda wari ukingirije ahera rero utabutsemo kabiri, duhinduka ubwoko. Kera twari tutarakababarirwa, none twarababariwe. Iyo bigarukira kuri Aburahamu gusa na Mose, nta mbabazi twari kugira. Ariko Yesu Kristo icyo mukundira, wamanukiye mu rubyaro rwo kwa Dawidi akajya ku musaraba.
mukundira ko yagiye ku karubanda akirehereza amahanga yose ibiganza, kimwe ibumoso ikindi iburyo, akarambura amaboko ku musaraba akavuga ngo namwe abanyamahanga nimuze. Izi mbaraga zitaburamo umwenda ukingirije ahera, nta mutambyi uwukozeho, bareba bakanuye, bari kureba n'amaso yabo, izi ziracyatabura n'ubundi imbaraga. Izi mbaraga zatabuyemo kabiri umwenda wari ukingirije ahera, ziracyataburamwo uburwayi, ziracyaca zigasatura ingeso zakunaniye, kunywa itabi nawe ukabireka, gusambana ukabireka, ibyaha bitandukanye ukabireka. Ziracyatanga amahoro yo mu mutima, umutima wakomeretse ziracyawunga, uruguma zikarurwomora, ibikomere bikaba bizima. Ndagira ngo ngukangurire muri iki gitondo ufatanye natwe gusenga, twakira imbaraga twaherewe ubuntu muri Kristo Yesu, Imana ikaducungura. Imbaraga zikiza, imbaraga zikuraho uburwayi, zikiza ibikomere, zomora inguma, zitanga kunezerwa, nawe ukirirwa useka ukagira amahoro, indwara zigakira, imyanda ikakuvaho y'abadayimoni. Kuko nkunda ijambo ry'Imana rivuga ngo imyanda y'abadayimoni nyigukuyeho. Imana ijya idutura imitwaro umuntu akagenda yemye, hehe no kurara mu mafose, hehe n'inyatsi, hehe n'ibihombo bidasobanutse. Iyo wakiriye Yesu agukiza umwanda, akagukiza, akagusirimura, akagukiza umwaku. Yesu yadukijije umwaku, adukiza akarande, kuvuga ngo abangu iwabo ngo bateye gutya ngo bamera batya. Indirimbo wamenyereye kuririmba y'agahinda Yesu ajya ayikiza. Iyo wemeye kwakira kubyarwa nawe, ukava mu ishami rishya ukagira izina. Akira izina ry'umuntu, uve mu kwitwa andi mazina adasobanutse, nk'uko Yakobo yavuye ku izina ry'uburiganya akitwa Isiraheli. Uve mu izina ry'abajura, abasinzi, abasambanyi n'ibindi. Akira izina ry'ubuzima, akira izina ryo gutunga ugatunganirwa, akira izina. Yakobo akimara kwakira ubuzima, akakira Imana ikamweza, yabaye umunyamugisha, agira amahoro. Tugiye gufatanya gusenga Imana, tubwire Uwiteka Imana ngo aya mazina Imana yaguhaye atandukanye, aho ukora, aho uba, aho usengera, ubu buzima iwawe mu rugo, iki cyubahiro Imana yaduhaye cyo kwitwa abana bayo, tugikomeze, dukomere muri Kristo, twambaye imbaraga, kugira ngo ubwo Kristo azagaruka tuzabashe kwishimana nawe, kandi n'ubu buzima tukiburimo tugendana amahoro tuvana muri Kristo Yesu. Uwiteka Mana Nyiringabo, tugushimiye umurimo ukomeye wakoze wo kuducungura ukajya ku musaraba. Turasenze muri iki gitondo ngo twambike imbaraga, twambike kongera kwizera iryo zina ryawe. Abantu benshi bananijwe no kutongera kwizera umurimo wakoze, twongere kwibuka imirimo wakoze. Amaraso yawe abe muri twe, ubudahangarwa wari ufite butubemo, kuko turi amashami yawe, twagukomotseho, waratubyaye. Imbaraga wari ufite zongere zitugarukeho, tugire ubuzima, tube abanyamahirwe, dutunge, dutunganirwe, dukijijwe, agakiza kongere gashibuke muri twe, tube abanyamugisha. Nibibe ku gihugu cyacu, nibibe ku itorero, nibibe ku bana bacu, ku babyeyi bacu, imiryango yacu. Turasenze, dusengeye amabizinesi dukora, akazi dukora, dusengeye abashomeri batwumva. Turasenze ngo ureme ubwenge bwo gukora kandi ureme n'imirimo. Rema uburyo kuko uri Imana ikomeye kandi ifite imbaraga. Rema ubuzima bwo gukiranuka, rema ubuzima bw'abantu kuba bazima, rema ubuzima bwo kunezerwa, bwo gusinzira. Turirukana indwara zitandukanye. Turasenze ngo amahoro yawe muri twe, kubwa Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us.
When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all, and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in